Miss Niyori, urukundo rukomeje kuba urukundo rwa Nyambo na Niyori rukomeje kogera. So guys, ese urabona bidashimishije kuba Nyambo yemereye Niyori urukundo? Ese urabona bino bintu bitarebetse neza? So guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, akaba ari ubwa mbere wagera hano kuri Venke Empire, ukaba utarakora subscribe, ndagushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange. Kandi filime yacu Ibanga murabizi ko tugeze kuri episode ya 79 ya filime yacu Ibanga. So guys, rero niba uri umunyamuryango w'Ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, kandi ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ukaba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira nawe utarayikora wayikora kugira ngo nawe ube wabasha kubona behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko Niyori we na Nyambo bakomeje kujya mu rukundo, kandi urukundo bose buri umwe akabakunda undi biri special. So guys, rero niba nawe uri umukunzi w'Ibanga, ese ubona filime yacu Ibanga iri kugana he? Ese ubona filime yacu Ibanga ahantu higeze ari warushaka kigera? Ese filime yacu Ibanga ubona hahinduka miki? Ese filime yacu Ibanga ubona twongera miki? Ese filime yacu Ibanga hari utuntu ubonamo ukabona tutameze neza, cyangwa se filime yacu Ibanga uko uyibona ubona imeze neza ahubwo kurusha uko wabitekerezaga? So guys, rero ibitekereza bari ibyawe kugira ngo nawe ube ijambo ryawe ryakurikizwa, kandi turabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. So guys, rero niba uri umunyamuryango watanga comment ukatubwira ikintu cyahinduka muri filime yacu Ibanga, cyangwa se ukatubwira ikintu cyiyongera kuri filime yacu Ibanga. Kandi urabizi ko ibitekerezo byawe byubahirizwa, kandi ibitekerezo cyawe cyutanze cyose kirakozwa, kandi murabizi ko twebwe tutajya tubatesha agaciro. Murabizi ko mwebwe mukunda Ibanga, murabizi ko iyi kintu cyose muvuze tucyubahiriza. Kandi nawe niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, uri umuntu w'intwari cyane, wahisemo neza kuba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire. So guys, rero ntagutindiye, murabizi ko episode ya 78 ejo yarangiye, Niyori na Nyambo urukundo bakomeje kurujyana handi mu rundi rwego. So guys, rero turabizi ko Niyori akunda Nyambo cyane, kandi turabizi ko na Nyambo nubwo yaratinze gusubiza Niyori, turabizi ko akunda Niyori. Kandi murabizi ko nta rukundo ruburamo utuntu tutuma umuntu atabasha kuba yaba uwumwe. So guys, turabizi ko Niyori abamwirukaho ni benshi, kandi na Nyambo turabizi ko Yves ari hariya kandi ahari, kandi turabizi ko Yves nawe amakunda, nubwo Nyambo yamaze kumugira umubesto we, kandi turabizi ko umubesto aba ari umuntu nyine ugira inuza. So guys, rero nagutindiye, twongere duhure mu kanya saa 7 tugugezaho episode ya 79 ya filime yacu Ibanga. Kandi ndagushimira wakoze subscribe nawe utarayikora, nkaba ngushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange. So guys, saa 7 zuze ntuze kubura, ndagushimiye.